impamvu dutoye papa wacu Harerimana Faustin nuko mu minsi yashize twagaragaje amabonekerwa yagaragaye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga mukanga kuyemera. Ni kenshi na kenshi Imana yagiye iduha ubutumwa nyamara twabugeza kuri kiliziya ikanga kubwemera, bigasaba ko bica mu nzira nyinshi bikagenda i Roma, hanyuma byagera i Roma bikazagaruka ngaho ibasa ubwo butumwa nimba ari ubutumwa bwo gukiza umuntu, uwo muntu yaba atarapfuye. Bati turacyari abakatolike, ntabwo twavuye mu bakatolike. Gusa icyo twakoze nuko twateye papa wacu Harerimana Faustin. Uyu papa Harerimana Faustin niwe mutagatifu wa mbere ugaragaye utorewe mu Rwanda. Gusa mu Rwanda habaye amateka, witegereje umugore wambikaga Harerimana Faustin nako papa Harerimana Faustin utekereza byinshi kuri uyu mugore. Gusa ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kubanza gukora subscribe aribyo byari byiza cyane, waranyuzwa ukakanda ku nzogera kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wasibona. Nta kindi twari tubasabye kwari gukora kwiyo nzogera cyangwa se kwibuta subscribe ubundi amakuru yacu akaza kugeraho uko bwije nuko bukeye. Ngaho rero mukomeza kuryoherwa na video yacu, mwirinda kwihutisha video kugira ngo ibiri muri amakuru byose mujye mubasha kubibona. Reka tubanze twese byaje kugenda bite kuri ya mabonekerwa agaragaye mu karere ka Musanze ho mu murenge wa Gataraga byarangiye bite. Iyi nkuru bayikojeje abakatolike, sinzi uko bajije padiri aravuga ati ibya gatolike nimubyivangemo, bifite inzira binyuramo bikaza kuba byakwemerwa. Igihe nikigera tuzemeza amabonekerwa, ariko kugeza ubu ngubu amakuru aracyari ibihuha. Reka tukomeze twiyumvire uko papa Harerimana Faustin yatowe. Bati dutoye papa wacu y'u Rwanda Harerimana Faustin. Uyu niwe papa wa mbere utowe muri Afurika, cyane cyane by'umwihariko hano Nyarugenge mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Aha niho papa Harerimana Faustin abasha kuba yatorwa, nyamara atowe n'itsinda bitwa abatowe. Iri tsinda rivuga ko kugira ngo batore papa nuko ibyo bavugaga byose batabyemererwaga kubera ko bagaragazaga ubutumwa, nyamara nibaze kuba bwemerwa ngo bukabasha kuba bwagenda bukagera i Roma bukazagaruka mu Rwanda bukabasha kwemerwa. Bavuga ko ibi ngibi batabyihangane kandi ko batashobora kuba bakomeza kubyihanganira. Ni nyuma yaho hari indi nkuru yari yagaragaye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, ubwo Bikira Mariya n'umwana we Yezu bagaragaraga ku ipoto ryari mu Gataraga. Ibinyamakuru byaraje mu gihe babashije Katolika yavuze ko mu by'ukuri amabonekerwa nk'aya ngaya afite umurongo acamo kugira ngo babashe kuba babyemeza. Gusa ibi ngibi byabasha batowe kubera ko bari bagaragaje ubutumwa, nyamara Kiliziya Gatolika ntibyemere. Gusa abatowe baravuga bati turacyari abakatolike, ntabwo tubavuyemo kubera ko niwe batubyaye. Ariko nubwo dutoye papa nta kindi tumutoreye, araza tugezaho ibyifuzo bye natwe tumugezeho ibyacu. Ese nuzaza udusabira? Mu gusenga kwabo baraza bavuga bati mutagatifu papa Harerimana Faustin udusabire. Nawe ubaza iryo sengesho bavuga ngo papa Harerimana Faustin udusabire. Ni izina ritavugitse neza mu isengesho, ariko kubera ko bajyabaye papa mu by'ukuri baraza bamusenga nawe afata imyanzuro. Ese bizagenda bite uyu papa Harerimana Faustin namara gupfa? Aho baraza bashiraho abapapa bandi bakurikije iki? Gusa igitangaje kuri uyu mupapa Harerimana Faustin nuko yambitswe n'abagore. Bamwambitse umusaraba muremure cyane, ishapure ndende cyane, bamuha n'inkoni y'ubusenyeri cyangwa se inkoni y'ubupapa. Gusa ntituramenya mu by'ukuri nimba bapfuye kumushiraho kubera ko nta bakandida bandi bari bahanganye ngo bagaragaze niba uyu papa yabaye papa mu by'ukuri amaze kuba yatorwa. Gusa ikintu barimo bibaza mu by'ukuri niba RGB ishobora kuba yabyemera, ntabwo tubizi neza.
Gusa amakuru tugenda tugaragaza cyangwa se tugaragarizwa nuko iri tsinda ry'abatowe ryomoye ku bakatolike ryatangiye mu 1997. ni ukuvuga ngo rimaze imyaka myinshi ribitekerezaho, ariko iki cyari igihe kugira ngo bagaragaze ukwemera kwabo. Kuri ya mabonekero yagaragaye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, byari byaravuzwe ko mu by'ukuri bitazigera byemezwa mu gihe Kiliziya itarabitangaza, kubera ko amakuru yose bayajyanye i Roma kwa Papa, niho bagiye kuba bayasesengurira. Ariko kuri uyu munsi Papa musha wabonetse mu Rwanda, nawe baraza bagira ibyo bamugezaho. Gusa sinzi uburyo iri torero rirasa kwitwa, nimba barita abakatolike ba kabiri ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko iri torero riraza kuba ryitwa. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye twasanze RGB ishobora kubaha ibyangombwa mu gihe bagaragaza imyemerere cyangwa se igitumye bashinga itorero. Gusa kugira ngo ushinge itorero mu gihugu nuko ufite ubutaka burenze hegitari 5. Ariko abangaba batoye Papa musha Harorimana Faustin ntabwo azabura ubutaka kubera ko afite amafaranga menshi. Nta kindi gitangaje kuri uyu Papa Harorimana Faustin nuko afite umugore n'abana, kandi uko dusanzwe tubimenyereye nta mupapa ugira umugore cyangwa se padiri ugira umugore cyangwa se ngabashe kuba yabyara. Ibi ni ibintu bigoye cyane kubera ko uyu Papa Harorimana Faustin ni umugabo ufite urugo n'abana, ukibaza uburyo azabasha gukora imihango imeze nk'iya Papa mu by'ukuri kandi yubatse. Gusa ababiyemuye ku bakatolike bavuga ko hari byinshi batumvikanaho na Kiliziya, ariko nubwo hari byatumvikanaho na Kiliziya batazigera bayivamo ko ari abakatolike. Abantu bakomeza kwibaza bati none nimba ari abakatolike bazitwa baki? Ese bazaza bakoresha Bibiliya y'Agatolike? Baraza bakoresha abapadiri nk'abakatolike? Gusa amakuru tutaramenya neza, ntituramenya nimba uyu Papa Harorimana Faustin azatora abakaridinari nawe, cyangwa se agatora abapadiri n'abasaderdoti, cyangwa se akagira abamaseri. Ubusanzwe ababiyoboye kwa Katolike bagenda bavuga ko bagenda bavugira ubutumwa, Uwiteka Imana akabatumaho cyangwa Nyagasani akabatumaho ubutumwa ngo bagenda babwira abantu, ariko ntibabashe kuba babyemera. Ntabwo turamenya neza rero niba imihango nyirizina yaba batowe ari nabo bihitiyemo Papa wabo Harorimana Faustin, ntabwo tuzi nimba azagira ababikira. Ubusanzwe abakatolike bagira ababikira kandi beza cyane, ababikira bafite nyashi, ababikira baba barize bazi gusoma. Ntabwo tuzi nimba padiri cyangwa se Papa wo mu Rwanda watoreye Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Harorimana Faustin azabasha kuba yashiraho abamaseri. Ese icyicaro cy'abatoye cyangwa se icyicaro cya Papa Harorimana Faustin kizaba kiri hehe? Nk'uko icyicaro cy'abakatolike kiri ari i Roma mu Bitaliyani, buriya icyicaro cya Papa Harorimana Faustin kizaba mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Rwebeya. Ntabwo mbizi, bashobora no kuba bakimurira mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero hano mu kagari ka Gisa. Birashoboka ko ibiro byabo byaza hano mu mujyi wa Gisenyi. Ntabwo tubizi neza, nta nubwo turayimenya neza. Gusa abantu benshi barimo bararwanira uyu Papa Harorimana Faustin ngo nibura ibiro byazabishire mu kagari kabo cyangwa se mu mudugudu wabo. Bisaba bishimishije guturana na Papa mu mudugudu wawe cyangwa se mu kagari kawe, kubera ko ba gitifu na bameya bazaba bafite ishema kubera ko bafite Papa watorewe mu Rwanda kandi w'Abanyarwanda witwa Harorimana Faustin. Baraza bavuga bati nyir'ubutungane Papa Harorimana Faustin udusabire.
gusa byari ibyishimo mu minsi yashize ubwo mu Rwanda habonekaga Karidinali Kambanda. Karidinali ni umuntu ushobora kuba yatorwamo papa, ariko ubu ngubu bahise babimutanga, ntabaye papa, ahubwo hari undi uje nk'imurudusi bahise bamugira papa. Ntabwo tuzi neza uko byatangiye, uko bizarangira. Gusa twibaza aho ububasha bwaturutse, nk'aba bagore bari bari kwambika papa, bamuha imyenda y'ubushumba, inkoni y'ubushumba, bamuragiza kiliziya yiyomoye. Ntabwo tuzi imbaraga bari abagore bari bafite. Wenda bari abagore barakomeye cyane, bafite imbaraga mu bya kiliziya yabo, ndavuga kiliziya yabiyomoye. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazibona. Turabashimiye, muri ab'agaciro.